Iryo jambo ry'uno munsi riragendana n'isengesho mu guhanagurwa kw'iminsi mibi ku buzima bwawe mu isi y'umwuka cyangwa muri iyi si ubona turimo. Nta kintu gishobora kuba kibi pari hazari. Ibibaho byose bibi ku buzima bw'umuntu biba byateguwe. Ibyo ucamo byose n'ibyo unyuramo byose cyane cyane bibi biba byateguwe. Nta ndwara yaza kuza gutyo ngo ikwikubiteho pari hazari, iba yarateguwe mbere. Nta krize, nta bukene, ibyo ducamo byose biba byarateguwe mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka irateguwe. Uko ubona Imana byayifashe imyaka 30 kugira ngo itegure Yesu, ukibaza mu imyaka 30 Yesu atazwi, kandi uwo waje yari Imana yigize umuntu, ariko ikamuhishura mu gihe cy'imyaka 30 akaba ari gatangira gukora. Menya ngo iyo myaka 30 yari yapangiwe kugira ngo ategurwe, yambara umubiri w'umuntu, amere nk'umuntu, amenye abantu, amenye ibibazo by'abantu, abone uburyo agomba gukiza abantu. Semene amen. None niko bigenda, nuvuga ngo ijuru ryari ryarabiteguye kera. Reba kano kanya tubwirwa ijuru rishya n'isi nshya. Byatangiye kwigishwa mbere y'ikinyejana cya mbere. Imana irabivuga gutyo kugeza n'aka kanya tugeze mu kinyejana cya 20 dutegereje ijuru rishya n'isi nshya. Nuvuga ngo ni ibintu byateguwe kera. Semene amen. Tubwirwa Gehinamu yarateguwe kera, izabaho. Tubwirwa intebe urubanza ruzabaho. Ni ibintu Imana iba yarateguye kera. Nuvuga ngo rero najya nkwibutse ko nta na kimwe nawe cyakubaho kibi kitarateguwe, biba byarateguwe. Noneho rero sasa kuzana inyigisho nk'iyi ibigambiriye kugira ngo noneho imbere hanjye, amen, n'imbere hawe tugire isengesho rihanagura iminsi mibi yateganyijwe ku buzima bwawe n'ubwanjye. Semene amen. Bwami bw'umwijima buricara kuvuga ngo bagategura iminsi y'ikimwaro cyawe, bakavuga ngo mu gihe runaka azamwara, azahura n'igisebo, tuzamukorera ibintu, tuzamurwaza, tuzamutera makiriza. Ugasanga none ibintu bikubaho bigasa nkaho bikugwiririye, ariko siko kuri. Ni ibintu biba byarateguwe kera, bibitse biri mu majenda y'ubwami bw'umwijima. Uyu munsi turinjira rero, turaza kujya mu mwuka, twinjire mu isengesho, dushwanyaguze za agenda cyangwa za kalendari z'ubwami bw'umwijima ziteguwe ku buzima bwacu. Semene amen. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana ku bijyanye n'iminsi n'umunsi mubi. Umunsi mubi nibyo navugaga ngaragaza ko umunsi mubi ushobora gutegurwa. Umuntu akaba yabyuka akagenda gutyo nka kuriya buriya wari wiyizuje gusenga, nta muri gahunda zawe, nta kindi uzi kuri bugere amahoro, wajya hariya Nyabugogo hakavuka kiriya kibazo. Nuvuga ngo byari byarapanzwe mbere. Isengesho ubundi rya buri munsi nongere mbibutse ko umuntu abyutse mu gitondo bwa mbere, ujye uhora uzirikana ko amasaha kuri imbere ari mu ibanga, ntubuzi byaba. Yesu ashimwe cyane. Ibihe nivuga ngo amasaha 20 yawe naba kuri imbere, ujye uhora uzirikana ko nta amasaha utazi icyakubaho. Ugenda uyobowe no kwizera gusa n'ibyiringiro gusa, ariko ntubuzi ibishobora kuba muri uwo munsi. Niyo mpamvu ijambo ritubuza kwiganyira. Bibiliya ikatubwira ngo buri munsi uhuye n'ibyaho, ikakubuza kwiganyira wibaza iby'ejo kandi ejo utarahagera. Sema amen. Ugasanga umuntu arimo arasumbwa, yani amesumburiwa na ya kesho, yani muri we ahangayikishijwe n'ejo kandi ejo atarahagera. Nkaho ahangayikishijwe n'uwo munsi ngo wibaze iby'uwo munsi, ahubwo ugasanga watangiye guhangayikishwa n'iby'ejo. Ejo hashobora kukuzanira igitangaza. Semene amen. Ukaba wahindura amateka, paje y'ubuzima bwawe ikaba yahindutse. Ntugaheranwe rero n'iby'uwo munsi n'iby'ahahise. Semene amen. We ujye utumbira muri Kristo. None isengesho rero ry'umunsi ukibyuka, ijambo rya mbere ni ukwibuka ko Imana yakurinze, yarinze amatwi yawe igihe warusinze y'ibishaka gashishi kakwinjiramo, kakinjira mu gutwi.
uzagenda uperereza ubaze bakubwira yuko buri mwenge wose uba ufite agakoko kawurimo kawinjiramo. Noneho rero sasa reba umubiri wawe, imyenge iri ku mubiri wawe, amatwi, amazuru, akanwa. Hari umuntu usinzira agasinzira yasamye, ariko Imana ikagaragara hejuru yawe ikarinda imyenge yawe ntiyinjirwemo n'udusimba. Bwana sifiwe sana. Kabiri, ibuka ko igihe uba uryamye usinziriye, ikidayimoni cya kindi gishobora kuza gutyo usinze kikagupeza, kikagufatirana, kigapeza roho yawe, ukagendera ko baza bagira gutyo bagasanga wapfuye kera, ariko ugafungura amaso ukabona biremeye, uhita wicara ku buriri ukabona biremeye. Ibyo wibuke iyo mirimo Imana ibikoze. Numara gukurura ibyo byose, noneho isengesho rya mbere ribanza rishima Imana. Mana shimwa kumpaye umunsi wo kubaho, shimwa kumpaye kubyuka, kumpaye gukanguka, shimwa kumpaye kubona umucyo, shimwa ko unyongereye iminsi yo kurama. Uyu munsi umpaye, ibuka ko mu bwami bw'umwijima bashobora gutegura ikibi muri uwo munsi. Ukora isengesho noneho ritangira gutegura, guhanagura ikibi cyose cyapanzwe muri ayo masaha 28 akoze uwo munsi. Amen. Uvuti kwa jina buri kibi cyose nyuma yo gushima Imana, uvuti nyuma yo kundinda, nyuma yo kumpa kubyuka, nyuma yo kumpa gusinzira no gukanguka, nzamuye amashimwe urayakwiye naya. Wakoze papa, ntacyo ngushinza wangiriye ubuntu. Hariho abaryamye ubutabyuka, hariho abasinzira ubudakanguka, hariho abaryamye dusimba tubinjira, njye wandinze. Wakoze mwami. Niba ubyutse utameze neza mu mubiri, abadayimoni bakwinjiriye ukumva ikibiri kirahaze, iki gice cyangwa se kiri kukujena ukumva kiraremereye, menya ngo hari byinjiye. Wabanje gushima Imana, nubwo ibyo byakwinjiriye, noneho sasa ugaruke mu isengesho ribanza kurandura ibyo wumva mu mubiri wawe. Uvuge uti mu izina rya Yesu, Mana nyuma yo kundinda ndagushimiye ko wandinze, ariko kandi niba hari ikinjiye mu mubiri wanjye, umuzimu ugina umuntu, bikihindura udusimba, bikihindura amavirusi, bikihindura amabakiteri, bikicara mu nda yanjye, ndabitegeka sohokamo, usenge ukubita ku nda yawe. Uti sohoka mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu, sohoka mu bitugu, sohoka muri aya mara, sohoka mu maraso. Mwamyuka mimwe nta kaze nabahaye, nta cyicaro nigeze mba, sinigeze mbatumira kuba mu mubiri wanjye. Umubiri n'urusengero rw'umwuka wera, musokemo kwa Jesus, musokemo kwa Jesus. Urari ku mwuka wera, umuhe mwuka wera aba ari uha ingingo z'umubiri wawe. Amena. Numara guha umwuka wera ingingo z'umubiri wawe ngo aziture mazibemo, hanyuma ukurikire isengesho noneho risengera uwo munsi. Amina. Kuko urumva uwo maze kuba tiyari, bamaze kuba muzima n'umubiri urabohoye n'iki byose, noneho utangire gukora isengesho ritegura umunsi. Uvuge uti mu izina rya Yesu, mwami buri kibi cyose cyateguwe mu masaha 28 ndagisiba mu izina rya Yesu Kristo, ndagisiba mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndi mu mwuka ndapangurura imigambi y'abazimu n'imigambi y'abadayimoni n'imigambi y'abantu babi banyanga bampangiye muri uyu munsi w'amasaha 28. Ndayifunga. Waravuze ngo ibyo mpambiriye ku isi no mu ijuru birahambirwa. Mpambiriye buri migambi yose mibisha yampangiwe mu masaha 28 mu izina rya Yesu Kristo. Ndaturanga amasaha 28 amindukire umugisha, amindukire meza mu izina rya Yesu. Ukora iryo sengesho. Amen. Wibuke kugira ngo ikibi kikugereho bicishwa mu muntu. Uvuge uti mfunze buri muntu mubi wese Satani yakoresha uyu munsi w'amasaha 28, ari uwababaza umutima, ari uwangusha mu bibi, ari uwangusha mu bibazo, ndamufunga mu izina rya Yesu. Uwiteka mfunguye abantu bo mu maro n'umugisha kuri njye mu izina rya Yesu. Wabambwe gapfa kazoka amasaha 28 ambere umugisha mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Nizeye ko bibaye. Amen. Ubundi haguruka ugenda, umunsi uzakubera mwiza. Amen. Noneho niba uzi ko ugiye guhaguruka uri bukoreshe transport, icyo gihe ukureho impanuka, ujye umenya ngo igihe cyose mu muhanda haba hari abazimu, haba hari abadayimoni baba bashaka guteza impanuka. Niba uri bukore uzi kuri bugende ngo twazira, tuma marayika we mwana unje imbere ategura imitego yose yatezwe mu nzira zanjye. Wavuze yuko uzohereza marayika wakanya imbere akanjyana aho wanteguriye. Wa marayika ushinzwe gutegura ingendo zanjye muzane ajya nge nkandagira aho ashinguye. Icyo gihe marayika itatumwa ubumuhaye akazi. Semene amen. Uwo munsi uzawurindirwamo ube amahoro masa. Haleluya. Aho kugira ngo wisange usohotse udasenze umwe ujye wemera ukererwa ujye, ariko usohoke uzi ngo wateguye umunsi wawe
mu buryo bwo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ujye wemera usohoke, utinde aho wenda ucererweho. Muri uko gukererwa kwa ariko uzi ngo nsohokanye umutekano uhagije mu mwuka, nsohokanye uburinzi budasanzwe. Bwana sifiwe sana. Ntugakore ikosa ryo gusohoka mu nzu ya, kuko ujye wari uzirikana ngo amasaha 28 sinzi cyatse. Haleluya. Natumwaho umukozi wa Satani, nahura n'umuntu nkomerekeza umutima, mbabariza umutima, nahura n'ikibazo, noneho sasa usenga iryo sengesho ritegura amasaha mabi. Ubwo navuze iminsi mibi, ujye wibuka ko umunsi utangira nyine ku masegonda, ku isegonda rikabyara iminota ikabyara isaha, amasaha akaba 24 bikitwa umunsi. Hanagura amasaha mabi ku buzima bwawe mu isengesho, n'iminota mibi yapanze ku buzima bwawe uyifute. Numara kwifuta, ubundi wizere ngo mu mwuka nateguye, nta kibazo, noneho ndamahoro. Noneho uririmbe ka karirimba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Wizere ko uwo munsi no w'amahoro masa. Ariko niba utasenze ntukizere ko ari amahoro. Ntiwasenze urabyutse nk'umupagani, urabyutse nk'umuntu utazi isi ni yawe se. Wacokoze umunsi winjizaga Yesu Kristo mu buzima bwawe, menya ngo warakaje ubundi bwami. Hari ubwami warakaje, hari ubwami wahise wigomeka kuri bwo, aribwo bwami bwa Satani. Wahise utandukanywa nabwo igihe cyose cyose. Rero burakurakariye, nkuko ubona ijambo ritubwira ngo bwari burakariye wa mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara burye cya kiyoka, burye wa mwana cya kiyoka kirye wa mwana kimutsotsobe. Igihe cyose Satani abakura kumva yakurya, yakumira bunguri, yamira wowe umwuka, yamira ubwenge bwawe, yamira amarangamutima, imbega ikintu cyose kikuriho akumva yakirya. Ariko umwuka uturemereye yonge udafite icyo wadukoraho, kuko turarinzwe. Amen. Akaba muririmbyi waririmbye ngo turarinzwe n'ingabo zigenda n'ibendera, ntawadukoraho ngo kuko turinzwe n'Imana ihoraho. Turarinzwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubwo burinzi hari uruhare rwawe. Urwo ruhare rwawe n'urwo nyine n'urwo gukora iryo sengesho rihamagara ubwo bwami bw'Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Reka tugende nkoreshe na Bibiliya yo muri Kinoza. Tujye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Umubwiriza. Tugiye kuvuga ko iminsi mibi nyine nibyo twavuze, isengesho rihana cyangwa se guhanagura iminsi mibi iba yateganyijwe mu buzima bwacu. Inyigisho no munsi no guhanagura iminsi mibi ubwami bw'umuzima butegura ku buzima bwacu. Twinjire mu gitabo cy'Umubwiriza. Igice cya 12, duhere ku murongo waho wa mbere. Igitabo cy'Umubwiriza igice cya 12 kuva ku murongo waho mbere hatangira handitse ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Reka nsubire muri uyu murongo. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Ngo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bitarijimishwa, n'ibicu bitaraguruka, imvura ihise, n'igihe abarinzi b'inzu
bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama, n'abasyi bakarorera kuko babaye bake, n'abarungurukira mu madirishya bagahuma, kandi imiryango yerekeye ku nzira igakingwa, n'ijwi ry'ingasire rigaceceka, kandi umuntu akabyutswa n'ubunyoni, n'abakobwa baririmba bose bagacishwa bugufi. Ni ukuri bazatinya ibiri hejuru, bafatirwe n'ubwoba mu nzira, kandi igiti cy'umuruzi kizarabya, n'igihore kizaba kiremereye, kandi kwifuza kuzabura, kuko umuntu wese aba ajya iwabo hiteka, abarira bakabungerera mu mayira. Akagozi k'ifeza kataracika, n'urwabya rw'izahabu rutarameneka, n'ikibindi kitaramenekera ku isoko, n'uruziga rutaravunikira ku iriba. N'umukungugu, umva ijambo rya nyuma, ngo n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Mwumvise iby'amagambo mwakira ijambo ry'Imana. Ritangiye ritwereka ko hari iminsi mibi igiza mu buzima bw'umuntu, ariko iyo minsi mibi ukagirwa inama yo kwibuka umuremyi wawe iyo minsi mibi itaraza. Bwana sifiwe. Abisi bamwe na bamwe hari igihe badabagira, bagahora bibwira ko ibintu bizahora ari byiza, ibintu bizahora ari amahoro, ibintu bizahora uko babibona. Ariko igihe kimwe, uhereye no muri iki gihugu turimo, hari igihe igihugu cyacu igihe cyabayeho abantu batekanye, bagiye kumva bumva intambara zirabaye, abantu barapfa, imiryango irazimira. Hari igihe cyabayeho abantu badamaraye bazi bagiye kumva bumva covid. Hari igihe kijya kibaho ukajya kumva inkuru mbiti runaka arapfuye. Hari igihe kibaho ukajya kumva ugasanga neza ikibazo kikakwitura hejuru, nta bushobozi ufite bwo kugira gute bwo kugikemura ako kanya. Bwana sifiwe sana. Hari igihe kibaho ukagwiririrwa n'ibintu, ukawajya kwa muganga basuzuma virusi itera sida, bakagusangamo ako gakoko. Iminsi mibi itaraza. Yesu ashimwe cyane. Umuntu akavuga ati yajya kwa muganga barapimye bareba mu mubiri, agasanga ubwandu, kandi ntiyarazi ko abufite. Iyo ni iminsi mibi. None ijambo ritangira ngo ujye wibuka umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Iminsi mibi igiza mu buzima bw'abantu, nicyo nashatse kukwereka ko hajya habaho iminsi mibi. None iyi minsi mibi, ijambo ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Bivuga ngo bishatse kuvuga iki? Ntabwo bishatse kuvuga wa musore ukiri mutoya w'imyaka 18 nubwo nawe abwirwa cyangwa se gutyo. Igihe cyose wumva ugifite imbaraga, ugifite umubiri, ugifite ubuzima, Imana irakubwira ngo jya unyibuka iminsi mibi itaraza, kuko hari iminsi ishobora kuza ngo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri bikijima, ibintu bikanga mu buzima bwawe, ibintu byose bikakwanga, umubiri ukakwanga. Bijya bibaho, umubiri ukaba wakwanga, ukakwivumburana, umubiri ukakubana mubi. Wari wishimye unezerewe, ariko ukabona umubiri ukaba wagusharira ukakwanga, abantu bakakwanga, amafaranga akakwanga, ukayashaka ukayabura, cyangwa se waba unayafite ugashaka ukaba utayakoresha ngo bikunde ngo abashe kukurokora mu kibazo. Semenene. Hari igihe n'amafaranga ananirwa kurokora umuntu ngo amukure mu kibazo ahagazemo. Ukivuza, ukajya kwa muganga, ukajya mu bitaro bikomeye, ukajya mu Bufaransa, ukajya muri Amerika, bikarangira indwara iguhitanye. Iyo ni iminsi mibi. Hari igihe umuntu yisangamo iminsi mibi igiza, ugasanga nta n'umuvandimwe uwo bavukana mu maraso wabasha kumuramira, wabasha kugira icyo amufashaho. Niho rero ijambo rikuvuga ngo rero kwibuka
umuremyi wawe iminsi mibi itaraza. Noneho rero isengesho riba rikenewe uko wibutse umuremyi wawe. Ibuka ko hari iminsi mibi ishobora kuza mu buzima bwawe, hanyuma utangire usenga uyihanagura mu isi y'umwuka. Semeneme n'ubwo yego hari ishobora kuza ariko ikugeraho yacitse intege itagifite imbaraga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Buri Imana itubwira ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Nuvuga ngo mu yandi magambo udasenga wese amoshya ashobora kuyagwamo. Arongera ngo nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe mu ijuru, murebe ko mumenye ko agakiza kanyu kabegereye. Hari iminsi ishobora kuza ikakwereka ibibi bigiye kuza, none bikagusaba kugira ngo urarame urebe mu ijuru kugira ngo wowe wakire gutabarwa kuvuye ku Mana. Hari ugutabarwa rero kugomba kuva ku Mana kugahanagura iminsi mibi yose yateganyijwe mu buzima bwawe mu izina ry'Yesu no mu buzima bwanjye. Mu mwuka barategura bagapanga iminsi y'ikimwaro. Uyu tuzamukoza isoni ku karubanda, azakorwe n'isoni ku mugaragaro. Bigapangwa mu isi y'umwuka, bakaba barapanze ko hari ikintu kizakubaho, hari igihe uzanyerera ukisanga mu kintu runaka ugakorwa n'isoni. Iki nicyo gihe rero tufite cyo gusenga kugira ngo iyo minsi ipangururwe mu izina ryande isibwe. Hari igihe baba bapanze kenshi na kenshi abahanuzi bahora bahanura inzara. Rega iriya nzara ivugwa yaba, ariko tugomba guhanagura iminsi y'inzara ku buzima bwacu. Niyo yagera ku bandi ariko twebwe ntitugereho mu izina ryande. Tukaba mu bwisho bwisumba byose. Bavuga ngo uba mu gicucu cy'isumba byose azama mu ki, uba mu bwisho bwisumba byose azama mu gicucu cy'amababa y'Uwiteka. Sema amen. Iriya Zaburi ya 91 niyo dusabwa kwinjiramo tukayibamo, tukaba muri ziriya mbaraga za ririya jambo. Haleluya, amen. Aho niho tubasha kwihisha iminsi mibi. Noneho rero hano umuririmbyi mwanditsi yakomeza avuga ngo n'igihe abarinzi b'inzu bazahinda umushyitsi. Hari igihe n'abarinzi bashobora guhinda umushyitsi ntibabe bagishoboye kurinda. Munsi umwe abanyagaza bari bazi yuko batekanye, ariko bagiye kubonabona, cyangwa se Isiraheli mwabonye ibyeje bundi ibyo bakorewe, bazi ko bafite ubwirinzi bukaze bw'ikirere bushobora kurinda. Ariko umunsi umwe Irani bavururiraho ibombe, mwagiye mubona ukuntu amazu yabo yagiye hinduka amatongo. Irani nayo nuko gutya abaturage nyine hari igihe bijya bibaho iminsi mibi ugasanga igwiririye abantu. Ariko mu isi nuko ibyo nashatse kukwereka ntabwo ibibaho mu isi y'ibigaragara, ntabwo biza pari hazard. Ni ibintu biba byapanzwe, ni ibintu biba byateguwe. Tugende muri Esiteri igice cyaho cya 3, hanyuma duhite twinjira mu mwuka mwiza wo gusenga. Esiteri igice cya 3. Ibuka iminsi, wibuka umuremyi wawe iminsi yingiye ufite. Iyi niyo y'ubusore bwawe. Iyi ngiyi ufite nyine ubu ugihumeka, bugifite ubuzima, nibwo busore bwawe. Kuba ugihumeka, kuba ukivuga, kuba ukigenda bigakunda, ugifite ayo maguru yombi, ugifite amaboko yombi, mbega ukiryama ukabyuka bikemera. Iyo niyo minsi y'ubusore bwawe. Usabwa kwibuka umuremyi wawe iyo minsi mibi itaraza. Hari iminsi igize igahinyuza umuntu, hari iminsi igiza igakubita intwari hasi, hari iminsi mibi ijya ishyikira abakomeye, igashyikira aboroheje, igashyikira ab'imbata, igashyikira abize n'abatarize, igashyikira abatunzi n'abakene, igashyikira buri muntu wese. Noneho aho yireturuva, aho ijambo hano ryari ririmo riratubwira ngo ni igihe noneho sasa umubiri usubira mu mukungugu aho wavuye, umwuka ugasubira aho wahoze. Kumbe ukabona yuko uwo mubiri ugendana nawo ari umukungugu, ugendana ikitwa umukungugu. Uwo mubiri wawe ni umukungugu. Hari igihe rero uzisanga wongeye kwivanga ugahura na wa mukungugu wagendaga hejuru. Uyu mukungugu tugenda hejuru, uyu mukungugu turi batatu tukawukuramo amatafari, uyu mukungugu duteramo ibishyimbo, tugateramo ibijumba, tugateramo ibiki, tukagaruka tukarya ibyavuye muri uwo mukungugu. Hari igihe uwo mubiri wawe uzasubira muri uwo mukungugu. None ngo umwuka nawo ari wowe nyirizina ugasubira kuwagize gute, wawutanze. Ikakubwira rero igihe ukiri muri ubuzima ibuka
w'umuremyi wawe. Iyo minsi mibi itaragusatira, iyo minsi mibi abarinzi bazaba batagishoboye kugira icyo bakora, iminsi abaganga bananirwa baza ku mubiri wawe bakaba byakwanga, iminsi wahamagara umuvandimwe wawe ntibikunde, iminsi wahamagara inshuti yawe ntibikunde, umunsi nyoko atagufasha n'umwana wibyariye atabasha kugira icyo akora, iminsi ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se bw'isi bwananirwa kugira icyo bukora, bikakubwira ngo ibuka iminsi y'umuremyi wawe, ujya wibuka umuremyi wawe, wibuke kumwambaza, wibuke kumutabaza, wibuke kumuhamagara, agukurireho iyo minsi mibi. Amen. Agukurireho iminsi y'amakirize, agukurireho iminsi y'igisuzuguriro, agukurireho iminsi yo gukorwa n'isoni. Haleluya. Tugiye gusenga isengesho rihanagura iminsi mibi. Reka rero dusome iryo jambo ryo muri Esiteri igice cya 3 hera ku murongo wa mbere dusome tumve. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Moridekayi asuzugura Hamani nawe ashaka kurimbura abayuda. Yes. Hanyuma y'ibyo umwami hari ibishaka kukurimbura byibwira ko wabisuzuguye, ariko bigomba gukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Soma komeza. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata umwagagi amugira umutware mukuru. Yego. Intebe ye ayiha icyubahiro ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya kuko umwami ari uko yari yarategetse. Urumva ni ukuvuga ngo abaramyaga Moridekayi bambe baramyaga uwo mugabo badusomeye, ni itegeko ry'umwami ryari ryashyizweho, ariko uyu Moridekayi we yari afite irindi tegeko ry'ijuru rimubuza gupfukamira umwana w'umuntu, rikamutegeka ko agomba gupfukamira Imana yonyine. Komeza usome hepfo. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukiye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Yes. Bakomeza kumuhana uko bukeye. Baramuhanaga uko bukeye. Atabyumviye baberegera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi. Murabizi ko tugeze kwigisha ibintu bijyanye n'ibirego. Urumva rero sasa atabyumviye ngo ikirego kiratambutswa. Narabwiye mu isi y'umwuka ntushobora gufatwa nta kirego, uraregwa, ibirego biratangwa, uraregwa neza bigatangwa, ibirego byamara gutangwa ubwo nyine biremwa by'umwuka bikazamuka bije kugira gute, n'imanza ziracibwa mu isi y'umwuka. Komeza hepfo, ibyo twarabyigije ntitubigarukamo. Turi ku munsi mubi ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi kuko yari yireguje ko ari umuyuda. Ariko nubwo yireguje ko ari umuyuda, ikirego kiwe nticyafashe ko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye. Ararakara cyane, abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye. Hari igihe Satani areba akavuga ati gufata umubiri we ntacyo bimaze, reka mfate n'ubutunzi, reka mfate n'ubukungu, reka muceho n'abantu, reka mwambike n'igisuzuguriro, reka akabona ko umubiri kuba yarafashe umubiri wawe bidahagije, akavuga ati uwafata no ku gice cy'ubukungu, akavuga ati uwafata no ku gice cy'umuryango, akavuga uwafata no ku gice n'ibindi bice byose akabyototera. Atsindwe mu izina rya Yesu. Ave ku buzima bwawe. Komeza hepfo. Kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Yes. Maze umwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Urumva Hamani kugira ngo abanze wumve yabanje gukora igikorwa cy'umwuka nyuma yo kugambirira kwica abayuda ndetse akabarimburana na Moridekayi wabo.
ntabwo yapfuye kubikora gutyo, yabanje kujya mu isi y'umwuka mu gice kiwe cy'abadayimoni, atangira kuraguza gushakisha amakuru y'ubu bwoko kugira ngo amenye yo Hamani ninde, bambe Morodekayi ninde, ubu bwoko ninde, ajya gusaba ubu bwoko mu isi ya kirozi. Komeza hepfo. ngo baraguza iminsi yose n'amezi yose, baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana. Urumva babikoze buri munsi. Mwebwe nubwo mucika intege zo gusenga, urumva ko abangaba bo baraguzaga buri munsi uko bikurikirana, ntabwo bigeze baruha. Ni buri munsi ngo umwaka wose buri munsi ariko baraguza kuko bari bafite icyo bashaka. Abana b'ubwami bw'umwijima iyo bafite icyo bashaka ntibaruha, ntibarambirwa, ntibacogora. N'abana bo mucyo gusa basenga yamara umunsi umwe kumva birahagije, kumva yuko icyifuzo kiwe cyashubijwe ntiyongere gusenga. Ariko mu gice cy'umwijima bahoza ngo baraguje buri munsi, bikubita amezi 12 babikora ku manywa na nijoro. Ugomba gusenga ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu. Niba ufite icyo ushaka, menya ngo ugishaka ko kigomba guturuka ku Mana, senga ku manywa na nijoro, Imana izabikora. Komeza hepfo. bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati hariho ubwoko bwatatanye. Ubu urumva batangiye baraguza bahera mu kwezi kwa mbere, ariko icyo gihe mu isi mu gice cyabo cy'imwisi y'umwuka, nuvuga ngo ntabwo Hamani yahise yirukankira ku mwami Ahasuwerusi. Yabanje gufata igihe muri iyo migenzo yo guterekera no kuraguza. Yahamagaraga imizimu, yahamagaraga amagini, yasabaga umutima w'umwami, yasabaga umutima w'ubwo bwoko, asaba kugira ngo naramuka agiye imbere y'umwami akamubwira ati hariho ubwoko bwatatanye bumpe mbwice, aze kubuma. Nicyo yakoraga mu isi y'umwuka. Nuvuga ngo Ahasuwerusi Hamani icyo yakoraga muri kuri yakuraguza ko yasabaga umutima w'umwami. Uraza kumva ageze imbere y'umwami akimubwira amuga ngo umubu bwoko, nanjye ndatanga ifeza zose 400. Ntabwo umwami yigeze agira gute ashidikanya gutanga ubu bwoko na Morodekayi. Komeza hepfo urabyumva. ngo ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga no mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Ngo ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Nukuvuga ngo abanza arabapfobeje, aberetse ko ntacyo bamaze, nta nicyo bamareye umwami, bagomba kwicwa. Komeza. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga itaranto z'ifeza inzovu, nzihe abanyabintu b'umwami, bazishyire mu bubiko bwe. Urumva ibitambo biratanzwe. Bya bindi byo wumva ko nta mu mwisi y'umwuka bundi ntibikunda. Hari ibiguzi biratanzwe, ubwoko buraguzwe, buragurishijwe. Atanze ibitambo aranga ati nzafata ifeza n'ibiki mbishyire mu bubiko bw'umwami. Ariko uyibuke ko byatangiriye hehe? Mu kuraguza. Ntabwo yahise yirukanka, byatangiriye mu kuraguza. Noneho rero bibafata umwaka wose baraguza. Uwo mwaka urangiye nibwo yabashije kugira gute kujya imbere y'umwami. Ubwo mu mwisi y'umwuka yari yamaze kwemererwa. Noneho uyu Hamani yari yamaze kwemererwa ko yabwiye ngo go ahead, biracamo genda ubwira umwami birakunda. Abaragerera mubwira ibyo yamubwiraga, ibyo turimo turasoma. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki, ayiha Hamani mwene Hamedata umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye. Urumva ko imitongero yari yakoze ngo ubwo bwoko ndabuguhaye, ku buryo bumve favor uyu mugabo yagize, igikundiro yagize imbere y'umwami ntigisanzwe. Umwami yahise amuga ati n'ifeza warunzaniye zihamanire,
ariko kubera iki yatangiye amushika amezi 12 uhamagara umuntu ufata umutima w'umuntu ushika umwami gutyo na gutyo usaba kugira ngo nugera imbere y'umwami akwemere n'iki usaba n'ubwo bwoko nuvuga ngo umwami nawe yaje kuri tuvuga ati ubwo bwoko ndabuguhaye. Niho bya bindi nigeze kwigisha ngaragaza ko umuntu ashobora kugutanga kwa Satani bigakunda, akagutanga uwundi muntu nanone bigakunda. Umuntu mugenzi wawe aragufata akakujyana mu bapfumu akagutanga mu bazimu bo mu bapfumu, imizimu mu bapfumu ikakuboha pe kandi kaba yakwica kaba yakugirira nabi. Mwisi umwuka abantu baratangwa bakagurishwa. Urumva ko ubu bwoko bwaragurishijwe. Imana iturengere mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Imana nayo yemeye kutugura biciye mu rupfu rwa Kristo Yesu. Komeza hepfo ku murongo wa 12 ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Hamani ategetse byose babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose. Urumva ibi bintu bisa nk'ibyagwiririye abayuda ariko nuko byaje kwandikwa nyuma, ariko barakwereka ko Moridekayi uyu Hamani yamaze umwaka wose araguza asaba ubwo bwoko buza gusanga butangwa ku itariki ya 13 nkuko dusomye y'umwaka ukurikiye, ngo bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere ubwoko nibwo bwahise butangwa, bwisanga bwashyizwe mu maboko yande ya Hamani. Noneho iteka rirasinywa, rimaze gusinywa. Urumva ni ibintu byapanzwe, ntago ari ibintu byabayeho pari hazari kuri ubwo bwoko. Komeza usome hepfo. Bandika ibyo Hamani ategetse byose bubyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yakiri n'ishyanga ryose ko ururimi rwacyo ruri, babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore babarimbure, babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 witwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo ho iminyago. 14 maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Nuko intumwa ntizatinda zijyanwa n'itegeko ry'umwami, itegeko ryamamara ku murwa w'Ishoshani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo mu murwa w'Ishoshani barumirwa. Yes. Imana igumugisha kubgaye magambo dusomeye. Urumva iminsi ukuntu byapanze byose niki, ubwo dukomeje tugasoma mu gice cya 4 wahe tubona mu gice nanone cy'abari batanzwe icyo bakoze. Abari batanzwe iyo minsi mibi yabagwiririye. Wumvise ko ibintu byose byari byateguwe n'ukuntu byaje gushyirwa mu nzandiko n'uburyo byaje gusohorwa bigakwirakwizwa muri rubanda. Mu gice cya 4 uzasoma uzakurikira none urebe noneho abari bapangiye kwicwa ibyo bakoze. Abari bapangiye kwicwa nabo hari ikintu bakoze, babasha gupangurura ya minsi mibi yari yagize gute yabateguriwe. Semene amen. Icyo nicyo nashatse kukwereka ko mu isi y'umwuka ushobora gupangirwa imigambi mibi ukayipangurura biciye mu gusenga Imana. Haleluya. Abisirayeli nabo yisomye mu gice cya 4 cya Esteri ubona ukuntu Moridekayi yahise nawe yiyambura imyenda, ashishimura imyambaro, amaze gushishimura imyambaro yiwe ngo yisiga ivu, acyumva ibyo bintu ukuntu byagenze, yisiga ivu. Amaze kwisiga ivu atuma kuri Esteri aramubwira ati umenye ibi nibi ahari cyatumye ujyanwa ibwami byari kugira ngo ugire icyo ukora mu gihe nk'iki. Esteri amwumvise, Moridekayi yumvise Esteri atabyumva, aramubwira ngo kandi nutagira icyo ukora Imana izazana ubutabazi buturutse ahandi hantu. Reka dusome icyo cyanditse ubundi twinjire mu mwuka mwiza wo gusenga. Mu gice cya 4 aho ngaho
ngo nuko Moridekayi amenye ibibaye ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro. Bwana asifiwe sana. Turimo tugiye kugaragaza rero uburyo hapangururwa imigambi mibi, gupangururwa iminsi mibi, iminsi mibi yapanzwe igahanagurwa, igasibwa, igahinduka neza burundu mu ijuru mu mwuka, bagapangurura ingengabihe iba yapanzwe hano mu isi. Semenemene ya ngengabihe baba bapanze ngo abantu baricwa, abantu baragira guta, abantu baragira impanuka, makirize, ubukene, biki byose, wasenga imbaraga z'Imana zikaza zigapangurura ingengabihe n'iminsi mibi yateganyije ku buzima bwawe, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Uyu rero ngo yambara ibigunira, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawe wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. None ngo kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, biyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Urumva decision bafasha ubwoko bw'Abisirayeli bwumvise ibyapanzwe, baretse amariri yabo, bareka ibitanda byiza, bareka za matera nziza, ngo batangira kuryama hasi, ariko kandi biyiriza iki? Ubusa. Urumva inzira yo gupangurura ibibi byapanze ku buzima bwawe ni ukwigomwa, ukareka iyo minezero yawe, ukiriza ubusa, ukareka kuryama ku matera, ukashaka Imana, ukavuga uti Mana oya, nanze guseba, nanze ubu bukene, nanze buno bukode, nanze kino gisuzuguriro, nanze buno bushomeri, nanze ibi bintu Satani ashaka kunkorera kubw'imbabazi zawe. Nibwo buryo bwonyine. Amen. Nibwo buryo nudamarara ukiryama, ukarya, ukuzuza ikida, ukagira gute, ukaryama, ugasinzira, urasinzirana ibibazo, urasinzirana intambara nawe uzireba, urasinzirana ibintu ubona bishaka kugukoza isoni, urasinzirana icyo gisebo. Iyi bene data nuko nguko babashije gupangurura iminsi mibi, bafashe ibyemezo byo kwiriza ubusa, bararira, barabaroga. Kabiri, bareka kuryama ku mariri yabo meza, ngo baryama hasi. Aho itegeko, aho aya magambo ubutumwa bwose bwageraga, bahitaga bavuga bati ahangaha no gupangurura imigambi, no kujya imbere y'Imana. Ariko ubyibuke bagenzi abari bapanze kubica, nabo bari bamaze amezi 12 yose bari mu isi yabo bwite, baraguza, basenga ibigirwamana byabo. Urumva intambara yari y'umwuka, ibikubaho bitangirira mu mwuka, byahereye mu mwuka. Kugira ngo nawe bihagarike, nuko ugomba kujya mu mwuka wundi. Amen. Byahereye mu mwuka, ibyo waciyemo n'ibyo urimo uranyuramo muri iki gihe cya none, n'ibyo ubona bigusatiriye, ni ibintu byapanzwe. Ubwami bw'umwijima bushyiraho inzandiko, burasinya, buravuga ngo uyu muntu azaseba, uyu muntu azasoza nabi, uyu muntu ntacyo azageraho, uyu muntu bizajya bimugendekera gutya, kugira ngo upangurure iyo migambi y'ibyo bintu nawe ubona utishimiye. Ni ukuvuga ngo ngiye kwiriza ubusa no gusenga, nindyame ku mukeka, niba bishoboka manuke mbe cyangwa se no kuri tapi, paka Imana ihinduye ibintu. Bwana asifiwe. Babigusunikiye mu mbaraga z'abadayimoni, bagusunikiye ibyo bihe, baraguje, baterekereye, batongereye, bakoresheje izindi mbaraga. Ntabwo ibikubaho ari ibintu byapfuye kukugwirira, byarapanzwe. Nawe rero ugomba kubipangurura biciye mu kwiriza ubusa no gusenga. Yesu ashimwe cyane. Imana ije guhagarika imigambi y'incakura. Reka dusenga Imana tutiriwe tugera kure. Ariko reka dusome muri ya murongo, noneho mpite nsimbuka. Moridekayi ngo mutekerereze ibyamubayeho byose, ubwo twageze ku murongo wa 7. Reka musimbuke nanone, ngo hatacyaragaruka abwira Esiteri ubutumwa bwa Moridekayi, abagaragu b'umwami bose. Reka dusimbuke ku murongo wa 12, ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma, asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko niwicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza, ariko no mugabo yarafite kwizera, ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari
ahari icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Semeneme. Icyatumye udapfa ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Igitumye ugihumeka, igitumye utarashira mu mwuka, ni ukugira ngo ugire akamaro, wigirire akamaro ubwawe, ugirire akamaro n'abandi. Praise the Lord. Tugiye gusenga Imana. Wumvise icyatumye ukiriho, igitumye ugihumeka, ni ukugira ngo wigirire iki? Akamaro, kandi ukagirire n'abandi. Ariko Satani we mu migambi ye ni ukugukoza isoni, ni ukukumwaza, ni ukugusorezaho imigambi mibisha y'ubwoko bwose, ugaseba mu muryango, ugaseba mu nshuti, ugaseba mu bavandimwe, ugaseba mu ki. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, turi imbere yawe, tumenye neza yuko nta kibi kibaho pari hazari, byose biba byateguwe n'abana b'umwijima, byose biba byateguwe na Satani bosi wabo. Uyu munsi byateguwe byose mbere yuko uyu mwaka ushira ku buzima bwanjye, bigategurirwa umubiri wanjye. Ibibi byose byateguriwe ubuzima bwanjye, imibereho yanjye. Iminsi mibi yose yateguriwe ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye. Ndi mu mwuka, fasha amaraso ya Yesu, ninjiye mu mwuka, ndafata mbere ingengabihe y'abarozi, y'abakozi ba Satani bapanze ku buzima bwanjye, ndayisiba, ndayica mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amakuba, ibyago, inzara, ubukene, igisuzuguriro, gusubira inyuma, kugwa, kuvanwa mu byizerwa, ibyateguwe byose mu bwami bw'umwijima, ndabifunga, ndabisiba mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Abagenti b'ubwami bw'umwijima, intumwa z'umwijima zatumwa kuri njyewe kunsenyera destination y'ubuzima bwanjye, ndazifata mbere, ndaziboha, ndazizirika, ziteje ubuhumyi, ubutazambona mu mwuka no mu mubiri, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Kirize yose, inyatsi zose, ubukene bwose, indwara zose byateguriwe ubuzima bwanjye n'abanjye n'abavandimwe, ndabisiba, ndabivanaho mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, mu mbaraga y'izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niyaturiyeho uburinzi, niyaturiyeho uburame n'amahoro n'umutekano no kugubwa neza ko muri Yesu Kristo. Abampangiye ibibi byose aba ari bo bisubira mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Amen, amen, amen. Fata nguhaye nk'iminota 5 cyangwa 3, fata igihe cyo kwisengera ubwawe, hanyuma dusoze. Iminota 5 senga Imana, hamagara Imana, burizamo imigambi yose y'ubwami bwo mwijima. Senga, hanagura iminsi y'amakirize yapanze kuri wowe, hanagura iminsi y'ibitero byapanze ku buzima bwawe, hanagura iminsi y'akaga yaguteguye. Siba, nafuta sasa, nafuta siku za uovu, nafuta siku za kuaibishwa kwa damu ya Yesu Kristo, nafuta siku za kuanguka kwa damu ya Yesu Kristo.
anguko yote aliyopangwa juu yangu nayafuta. Aibu yote iliyopangwa juu yangu naifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ikibi cyose cyateguwe kuri nge, icyateguwe kuri ubu bwoko bwawe, cyateguwe ku bana bawe, turagihanaguza amaraso ya Yesu Kristo, turagisirisha amaraso ya Yesu Kristo. Ndatura uburinzi n'umutekano ku bana b'Imana, ndatura uburinzi buva mu ijuru kubera izina rya Yesu Kristo, ndatura uburinzi buva mu ijuru kubera, ndatura abamarayika gutegura imitego yose yadutezwe mu mwuka ikadutegwa mu mubiri n'izina rya Yesu. Ndatura ngo abamarayika basibe iminsi mibi, minsi yaduteganyirijwe, minsi y'amarira, minsi y'ikimwaro, minsi y'agahinda, minsi y'akaga, minsi yo gupfusha, minsi y'ibibazo yose turayisiba, minsi y'inzara, minsi yo kuburirwa turayisiba ku ngengabire z'ikuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Wabwaga paka zuka mu mbaraga amaraso ya Yesu turayisiba mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze Yesu, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu risumba amazina yose.